kuryama no kubyuka ni imbabazi z'Uwiteka. Bene data, igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se igicamunsi cyiza, bivanye n'aho buri wese aherereye ku migabane itandukanye y'isi. Mwese mwemeye gufatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none kuwa 28 Mutarama umwaka wa 2025 wa kabiri iragira iti: icyo Imana itagukoreye wayishinja ni ikihe? Icyo Imana itagukoreye wayishinja ni ikihe? Mbere ko dusoma ijambo ry'Imana, reka turirimbane indirimbo y'ijana gushimisha, mu ndirimbo zo gushimisha igira iti: nzaririmba igitangaza. Turangiza dusome ijambo ry'Imana. Igitangaza Yesu Mwami yavuze ko yavuye mw'ijuru twapfiriye Golgotha. Igitangaza Yesu Mwami yavuze uri kumwe nawe mw'ijuru imbere yawe. Nzaririmba igitangaza Yesu Mwami yavuze uri kumwe nawe mw'ijuru imbere yawe. Nariziye nk'intama maze Yesu arambona, nuko anshyira ku bitugu ansubiza mu nzaririmba Yesu Mwami yavuze itumye nawe imbere yawe. Nzaririmba Yesu Mwami yavuze itumye nawe imbere yawe. Nari mfite ubwoba banshyize intege mbabaye, nza gutera imbere maze Yesu arandinda. Nzaririmba
haleluya, haleluya, haleluya. Zaririmba igitangaza bene data, ndi kumwe nabo mu ijuru imbere ya ntebe. Arangira avuga ngo azanyuza no mu rupfu nambuke na rwa ruzi, maze nifata hakurya nzasangayo abo nkunda. Haleluya. Reka rero bene data dusome ijambo ry'Imana twihuse mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice ni 5, duhere ku murongo wa mbere tugeze kuri 3. haravuga ngo umutwe w'amagambo uravuga ngo Imana ishinja abayuda ubuhemu. Dusome ku murongo wa mbere, haravuga ngo reka ndirimbire umukunzi wanjye indirimbo y'uruzabibu rwe. Umukunzi wanjye yari afite urutoki rw'uruzabibu, umusozi urumbuka, ararutabirira, arurimburamo amabuye, aruteramo insina y'umuzabibu y'ubwoko bwiza cyane, arwubakamo inzu y'amatafari ndende, acukuramo n'urwina, nuko yiringira ko ruzera inzabibu ariko rwera indibu. Yemwe mwa baturage b'i Yerusalemu mwe, namwe bagabo b'i Yerusalemu nimudukize, jyewe n'uruzabibu rwanjye, ikintu nari nkwiriye gukorera uruzabibu rwanjye nasize ni ikihe? Ko nari niringiye ko ruzera inzabibu, niki cyatumye rwera indibu? Ijambo ry'Imana ridufashe kandi ritugirire neza. Mu by'ukuri nta muntu wabasha kuburana n'Imana, kuko ibyo dufite byose niyo tubikesha. Iyo ufashe akanya ukireba wowe, ufite ingingo zose, kandi hari abandi batakizifite. Ufite diplome ihanitse cyangwa se yoroheje cyangwa se ikirenga, hari abandi batayifite. Ufite ubutunzi, hari abandi batabufite. Ufite umugabo, hari utamufite. Ufite umugore, hari utamufite. Ufite abana, hari abandi batagize amahirwe yo kubabona. Umuririmbyi wo mu gitabo cy'indirimbo zo gushimisha ararimba ati bariyo migisha nonaha, ati erega ni myinshi yo gutangaza, ati hari abakurusha amajyambere, ati ariko aya Yesu niyo ahebuje. Imana ikaba yaraguhaye byose, ariko wowe ntugaruke ngo ucishe make, hanyuma wihane ibyaha, ubashe kugendera imbere yayo utishwe n'ibyaha, ahubwo ukitura Imana kwikorera ibyaha. Imana ishaka ko itugirira neza, ariko natwe tukayubaha ndetse tukanayubahisha imbere yayo n'imbere y'abantu. Duharanire kuyubaha bene data nk'inyiturano y'ibyo yadukoreye, natwe tuyikorere. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi ritugirire neza. Amena. Data turakoze kubwira ijambo duhaye, ribasha kudutunga uyu munsi wa none, ribashe kutuyobora, ritubere itara rimurikira ibirenge byacu. Urakoze, urakarama. Buri wese niyibuke ibyo wamukoreye, ntacyo twagushinja, ntacyo utadukoreye mwami, na n'uyu munsi uracyagira ibyo udukorera. Urakoze, urakarama. Bana natwe muri byose, ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umujyi wacu musenze. Amena. Mwari kumwe na none nk'uko bisanzwe na mwene so muri Yesu Kristo, Bishop Apollinaire Gakombe, shumba mukuru w'itorero The Evangelical Calvary Church of Rwanda ECCR. Imana y'amahoro ibane namwe mwese bene data, mbifuje umunsi mwiza n'akazi keza, muhahe muronke. Shalom, shalom, shalom. Ndabakunda cyane.